turabashimiye aho muri hose kwisi yose. Imana ibahe umugisha. Turabibona iyo mudukurikirana, babaduhamagara, mutanga amayinite mukanaduhamagara. Imana ibahe umugisha. Abari hano namwe mukeneye kumenya aho ibiganiro by'itorero bica, ni ku Mpuhwe TV. Ku Mpuhwe TV nuhagera ugasacinga muri telefone yawe uzabona ibikorwa byacu. Yesu aguhe umugisha. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana ari muri Esiteri igice cya 6. Esiteri igice cya 6 umurongo waho wa mbere 476. Haleluya, haleluya. Umwami abura ibitutsi. Yego, umwami abura ibitotsi. Yesu ashimwe. Amen. Turahari. Yego. Umvise ijambo? Yego. Orita n'amatwi. Haleluya. Jambo riravuze umwami abura ibitotsi. Haleluya. Kubera ko umwami yabuze ibitotsi. Ni impamvu ko umwami yabuze ibitotsi. Imana ishimwe. Amen. Hari impamvu umwami yabuze ibitotsi. Nagira ngo iri jambo uryumve, uryiteho, uritege amatwi, wibaze ngo mbese njyewe ninde cyangwa niki? Ese hari icyo nakora cyatuma umwami abura ibitotsi? Umwami abura iki? Ibitotsi. Abura ibitotsi. Haleluya. Abura ibitotsi kubera umugabo witwa Moridekayi. Moridekayi nyirarume wa Esiteri. Esiteri witwaga Hadasa. Imana ishimwe. Hanyuma yanafashijwe bavuye mu gihugu cy'iwabo bagasuhuka. Haleluya. Baragenda ari Abayuda. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko ngo bagiye kugera muri iki gihugu cyo kwa Suwerusi, umwami Suwerusi, ngo bajye inama, ngo baravuga ngo izina ryitwa Hadasa bari butuvudamine tarabini, bari butuvumbure, bari bumenye abo turi bo. Ahubwo reka duhindure izina. Reka duhindure izina. Ndagenda nitwa Esiteri. Imana ishimwe. Bajyana kwibanga kuko Abayuda, Abaheburayo, Abayuda ni abantu bazwiho Imana ya Isiraheli, ni abantu bazwiho Imana ikomeye, ni abantu bazwiho Imana ikora ibitangaza, ni abantu bazwiho Imana y'imbaraga, ni abantu bazwiho Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Baragenda bagerayo. Iri jambo Bibiliya, iki gitabo cya Esiteri twese turakizi, ariko hari ukuntu bumva kwigisha ku gice wasomyeho hari abantu batazi Bibiliya, batari bumenye utuntu n'utundi. Zamura icyubahiro cy'Imana. Kandi rero ntabwo twayisoma yose ngo tuyirangize, ahubwo tugenda tujya mu nshamake kugira ngo mumenye ese uyu mwami ni gute yabuze ibitotsi. Ubundi uyu mwami yabuze ibitotsi habaye iki? Haleluya. Imana ishimwe. Amakuru ni maremare. Haleluya. Amakuru ni maremare.
umuntu akinangira kugira ngo umushumba abone intebe ye akira yicaweho n'abandi izina rya Yesu. Imana igashyiramo undi muntu akantu ko kwinangira ntiyitabire. Imana ishimwe. Haleluya. Nuko kuko vashiti abandi baravuga bati mwami 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 ibi bintu bibaye tukaza kuhera mu birori urayiye niya pibasta yawe tukajya tukanezerwa wicaye wenyine umugore wawe adahari yagusuzumuye uyu mugore ntabwo bakwita umugore wawe kuko nakomeza kwitwa umugore turaba abagabo b'amasisi ntabwo abagore bacu bazongera kutwubaha nta gaciro tuzongera kugira nta gaciro tuzongera kugira igishoboka ni uko uyu mugore agomba kuva ku mwami kare agomba kuva ku ntebe y'umwami kare kuko umurekeyeho natwe ingo zacu mva ntabwo twajya twinjira no mu nzu ngo batubwire ngo karibu. Niba umugore asuzuguye umwami se abari munsi y'umwami biragenda biti tuvuge ngo amen. Umva adasa Esiteri yabaye ku ibanga umurokore udafite ibanga. Bwira mugenzi wawe umurokore udafite ibanga nta kintu yibitseho. Kubera ko yagize ibanga ntibamenye uwo ari we byatumye umwami yandika urwandiko ngo batambagira igihugu cyose bamushakira umugore maze barangije bafata wa wundi Esiteri bamushyira mu bakobwa bagomba gutora kandi ngo yari afite umuco kandi Esiteri yari imfubyi yasigaranye na nyirarume ariwe datawe. Imana ishimwe. Navuze ngo Imana ishimwe. Navuze ngo Imana ishimwe ate. Navuze ngo Imana ishimwe. Ariko ndafashijwe ate. Imana yacu nishimwe. Kubera ibanga n'umuco yemwe barokore yemwe musenga Imana. Haleluya. Ugomba kugira indangagaciro zibaranga. Bakugira indangagaciro zibayobora. Haleluya. Ku buryo nujya n'ahantu babona utandukanye n'abandi. Imana yacu nishimye. Babona ufite imyitwarire n'imico itandukanye n'iby'abandi. Bwana Yesu asifiwe. Mwamvugira ngo amena disi. Bamushyira mu bakobwa bagomba guhitwamo bakashakamo umugore w'umwana. Haleluya. Urumva iyo nageze hari twize tunahasoma ariko nagira ngo babwire impamvu Morodekayi umwami yabuze ibitotsi. Bwana asifiwe. Urumva inzira byaciyemo. Haleluya. Noneho baratoranya hari umugabo w'inkoni ariko bamwe bakera bari danje abantu b'ibyegera byabo barabakonaga bakabagira ibiremba n'ibindi byose bagora kugira ngo batazakunda abagore babo. Zamura icyubahiro cy'Imana. Imana yacu reka yamama. Haleluya. Arangije ngo hari umugabo w'inkone ushinzwe kureba mu bakobwa kureba ibimero byabo kureba uko bareshya kureba uko bubaha kureba uko bagenda ngo maze bakabazanira ibintu byiza byo kwikoraho bakambara bakaberwa. Imana ishimwe. Ariko iyo nkone ngo yakwitegereza muri bariya bakobwa ikabona Esiteri. Hamani arakataza ngo aravuga ngo ariko ngo uyu mugabo kukica hano ntamubitire isabute ntambwire ngo umuyuda ntashobora uwaha icyubahiro n'umwe umwami wawe umuyuda nyamuyuda ntabwo vangavanga ngo abantu bose banyurwe oya umwami w'abandi niwe yagombaga gukubitira isabute. Umugabo ararakara ateka akakagabo ubundi ni kagabo ki akakagabo ubundi ni bwoko ki kubera bagasuzugura baragenda igitero cyo kwica umwami bagaciye amazi. Amen.
bwira mugenzi wawe uharaho baguca amazi, ariko aho bagucira amazi ugiye kuhakura amakuru, kandi ayo makuru azakuviramo igitangaza. Mubwira ngo ayo makuru azakuviramo igitangaza. Mubwira ngo wowe ucecekere gusa. Ubundi iyo wasakuje uba wabyishe, ariko iyo wicecekeye umenya byinshi. Abantu bagiye kwicecekera banterera haleluya. Ariko bikumva Imana, bikumva Imana. Wowe wicecekere gusa. Iyo wacecetse, iyo umuntu akuvuze ugaceceka, akagutuka ugaceceka, uzi ko avunika kurusha ngo yatutse. Wari ubizi? Maze Bigitani na Tereshi bagambanira umwami, bamusuzuguye. Morodekayi barabimenya. Vuga ngo amen. Arangije muri bwa bunyabupfura bw'Abayuda aragenda arayemayema gake gake aragenda ati yemwe, ati mube maso, hari abantu bashaka kwica umwami, babarikanga baravuga ngo reka dukurikirane izo habaye, dukurikirane ayo makuru. Imana ishimwe yicaye maze Imana bakijije uburwayi bw'amatwi. Imana bakijije uburwayi bw'amatwi. Ndikumva Imana imbwiye ngo nkijije indwara y'amatwi, kuko mbonye mwongera kumva. Mbonye zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana yanjye, zamura icyubahiro cy'Imana. Niba wumva Imana iri kumwe nawe, tera haleluya cyane. Niba wumva Imana iri kumwe nawe, tera haleluya. Imana yacu nishimwe. Maze umugaragu w'Imana atanga amakuru, maze umwami Hamani atera ibico. Abantu babi bahora bagambana, bahora babeshejweho no kukugambanira. Gira mugenzi wawe ngo ntabwo ari iby'ubu gusa, na kera byahozeho. Mubwire ngo na kera byahozeho. Hanyuma umubwirire ngo Imana yari iriho kera, Imana yarwaniriye abakera, n'uyu munsi iracyahari.
bareba mu ndorerwamo itari yawe. Hari umunsi bazadohokera imbere yawe. Bari mubwire ngo hari umunsi bazadohokera imbere yawe. Hari umunsi bazabura ijambo. Hari umunsi Imana igiye kuguha ijambo. Hari umunsi Imana igiye kukugira neza. Hari umunsi Imana, hari umunsi Imana, hari umunsi, hari umunsi, hari umunsi. Ubu aka kanya hari igihe twe turi hano tuvuga abadusuzuguraga bagashaka aho bajya kwihisha. Abyanga byemere nakanda kuri YouTube arakubona agatari kuyuwa jati ajati ubwire ngo nuwo kwa Yesu avumbutse kwa Yesu, avumbutse kwa Yesu, avumbutse kwa Yesu, avumbutse kwa Yesu, avumbutse kwiramo, 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 kwiramo ni havundurutse, kwiramo, reka bagufata uko bashaka uyu munsi. Ejo muzaki, ejo bazabona Imana bose. Uko niko kuri babwiye ndi imbere y'Imana ishobora. Zamura icyubahiro cy'Imana yacu. Umugore amubwira atyo, umugore aramuhanurira, umugore amuhanurira. Undi aragenda baza uruti aravuga ati ni njyewe umwami yemera, njyewe ni umutoni ku mwami. Uriya mugabo utamwitira isabukuru agomba gupfa, agomba gupfa. Bariza mugenzi wawe ngo baza bavuganiye n'Imana. Oya mubwire ngo iyigo byo n'iki gicamunsi barayizi. Iyigo byo barayizi. Ntabwo bashobora kuyimenya. Ibyo bagutekereza ni bibi gusa, ariko ntabwo bazi ukuntu wigomye. Amen. Arangije ashaka igiti, my friend, cyo kumanikaho umugaragu w'Imana maze iryo joro. Amen. Haleluya. Ibintu biracika, birakomera, amategeko aragenda aragambana. Umwami asinya amategeko n'amategeko yo kumara Abayuda bose bagapfa bagashira. Moridekayi arabizomeni, amaze kubizomeni atumaho Esiteri aramubwira ngo nyabuneka umenye icyo Imana yagushyiriye aho ngaho. Nyabuneka utaryama ugasinzira, nyabuneka biragoye, nyabuneka inzandiko zanditswe, nyabuneka ntabwo turiho, nyabuneka baraturangije, Abayuda bararangiye. Ngo Moridekayi arambara ibigunira, aragenda ajya mu mugi, aryama hasi, kandi ntibyari byemewe. Ni nkaho gutabaza Esiteri, genda ubwire umwami biri kuba, kandi abami n'abamikazi. Ntugire ngo ni nka kwa kundi kwawe wigaragurana n'umugabo mu cyumba buri munsi buri segonda. Reka baba mu byumba byabo no mu mago yabo. Umugore umwami yashatse umugore we aramwandikira akamubwira ati sheri, uyu munsi ndumva ngukeneye. Hashira umwaka, hashira amezi, hashira iki, ibyo ntibikureba. Umwami akabiyo, umwami kaza akabukwe, bakamukorera ibyangombwa byose. Esiteri arangije abwira nyirarume ati se wagize ngo ni ugupfa kubona umwana. Haleluya, haleluya. Arangije amaze ngo umwami yaba ashaka kugirira neza, kumukorera surprise. Ni urugero perezida wacu aguhamagaje. Amen. Icyegera cye gihita cyumva ko ari cyo buriya agiye kugira neza, kubera imikoranire baba bafitanye myiza. Bafitanye imikoranire myiza. Uyu mugabo yarafitanye imikoranire myiza n'umwami, ariko aratinyuka, ararengera, avuga ku bantu batajya bavugwaho. Gira mugenzi ngo ni umuntu utagipfa kuvugwaho. Yararengereye ajyana Abayuda, kandi Abayuda ntabwo bajya bafogerwa. Abayuda dufite isezerano, Abayuda dufite isezerano, Abayuda turarinzwe, Abayuda turabadaya, turi abantu b'Imana. Nta muntu ukwiye kutuvogera.
umwami yakunda kundusha njyewe ati ntawe. Nditegereza mu mahanga yose nkasanga ari ntawe. ngo arangije aravuga ngo umuntu umwami akunda kubaha. Haleluya. Icyambere yabuze ibitotsi, urasabwa imirimo ituma Imana ibura ibitotsi. Urasabwa imirimo ituma Imana ibura ibitotsi. Urasabwa gukora ikintu gituma Imana ibura ibitotsi. Yesu ashimwe cyane. Biva mu gusenga. Biva hehe? Biva mu gusenga. Reka mubwire, umuntu uzakubwira ngo uzapfa kubigeramo, no, biva mu mavi. Biva kuri maviyoloji. Biva kuri maviyoloji. Ukazibeshya. Biva kuri maviyoloji. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Arakubwira ngo akunze kubaha, ngo bamwambika imyenda umwami ajyamo. Imana ishimwe. ngo bakamushyira no gufurasha umwami agenda, bakamwambika n'ikamba ry'umwami. ngo barangiza ngo bakamutambagiza, ngo bakamuririmbira uwo mwami akunze kubaha, bakamujyana bamuzengurutsa. Mama Rwanda, girira mugenzi wawe ngo kubaha Imana nta gihombo kirimo. ubwo bagucukuriye yahiye imbere y'Imana, si wowe uri mu rugemo. Abarucukuye nibo bari mu rugemo. Inzu zawe bagusohoyemo, imitungo yawe bagusohoyemo, abayigusohoyemo baraza kuvamo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urasubira mu byawe. Reka nkubwire, amen. Intebe yawe bicayeho Imana irabakuraho, uyicaraho mu izina Yesu. Zamura ibiganza. Mwami wacu, lebone tayawe topele bene zele benivo. Abantu bafite ibikomere ku mitima yabo, Imana irabyo. Imana irabyo. Navuze kare turi guhimbaza Imana, kiragarutse. Abarwayi bari muri iri teraniro Imana yabakijije. Arabegiye ibimenyetso, abarwaye amaguru, abarwaye amatwi, abantu barwaye indwara bagiye kwa muganga indwara zikabura, abo ngabo Imana ibakozeho mu izina rya Yesu Kristo. Museke kubera ko iki cyumweru mugiye kwinjiramo hari abantu iremeye amashimwe, hari abantu Imana ishekeje, hari abantu Imana ishekeje, hari abantu Imana ishekeje, Imana ishekeje. Abantu turi kumwe bumvisha banerera hari imanza, hari abantu bafite imanza, ndetse izi manza zirasa nkaho zikomeye babuze ibyiringiro, ariko Imana irambwiye ngo igiye gutambuka muri urwo rubanza. Imana igiye kwihesha icyubahiro. Imana irimo kuburanire, irakuburanira, ndabibona ko irimo kuburanire. Abantu barwaye imitwe idakira, Imana ibakijije umutwe. Imana ikijije kanseri muri iri teraniro. Imana ikijije diyabete n'umutima muri iri teraniro. Labone talabini vodosoni, lansede mene vodoside, lawashana binivo. Abantu bariganijwe ibyabo Imana irabibashubije mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Ndikubona
ubwoko bwawe bugushime buguhimbaze kubera ko amashimwe ni umwambaro wambara ukakubera. Njyewe ciye bugufi, njyewe ciye bugufi, henze umushyitsi cyane. Icyubahiro ikomeze kuba icyawe, ubwoko bwawe twabanye. Iyo ataba wose nari kumenyana nabo, ariko ku bwawe menyanye nabo. Ndabizi neza ko wagize umugisha w'umugisha. Urakoze ko wishyurije abantu amafaranga yabo babambuye, urakoze ko wishyurije abantu amafaranga yabo babambuye, bayatanze bishimye, ariko uyu munsi bari mu mubabaro n'agahinda bari kurira. Urakoze ko wumvishe amarira yabo, ukabishyurije amafaranga yabo. Icyubahiro ni kibi cyawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.